Ibibyimba byo kuri nyababyeyi ni ikibazo gihangayikishije abantu benshi muri iyi minsi. Ba hino rero tukubwire uburyo ushobora kubyirinda, tukubwire ikibitera, tukubwire kandi n'ibimenyetso bishobora kukwereka ko waba ufite icyo kibazo cy'ibibyimba byo mu nda. Ikaze rero hano ni kuri Star 204 TV. Niba ari ubwa mbere tugiye kubana, kora subscribe ndetse ukande no kukazogera kugira ngo igihe cyose tuzajya dushyiraho ibiganiro bishyashya cyangwa se tukabaha indi miti, uzajya uba mu ba mbere babona ibiganiro byacu bya buri munsi. Mwakoze rero mwese nk'uko mubibona ahangaha Star 204 TV twafashe urugendo. Dufata urugendo turagenda tujya kubashakira umuti uvura ibibyimba byo kuri nyababyeyi cyangwa se muri nyababyeyi mo imbere, ko burya ibibyimba bishobora kuba hejuru ku nyababyeyi cyangwa ku ruhande, ariko hari n'ubundi bwoko bufatamo imbere muri nyababyeyi mo imbere. Rero kugira ngo ibyo bintu byose bisobanukirwe, kuko uraza kumenya igitera ibibyimba, uze kumenya ibimenyetso bishobora kukwereka ko waba ufite ibibyimba byo mu nda, kandi uza gusobanukirwa uburyo ushobora kubyivura niba uramaze kubirwara. Ube hino rero kugira ngo tugendane dukora uru rugendo twagiye tugiye gushaka umuti uvura ibibyimba byo mu nda. Wakwibaza ati se uwo muti ni uwuhe? Wowe ntujye kure, unize akanya kugira ngo ubashe kumenya uyu muti, ubashe kumenya igitera ibi bibyimba ndetse n'ikibivura. Hanyuma rero ibibyimba byo muri nyababyeyi ubundi ni indwara ikunda kwibasira abagore. Ibyo bibyimba rero bishobora gufata imbere muri nyababyeyi nk'uko twabivuze, cyangwa se bikaba byafata inyuma cyangwa ku ruhande kuri nyababyeyi. Bimwe rero mu bimenyetso bigaragaza ko ushobora kuba ufite ibyo bibyimba harimo imihango ihindagurika ndetse ikamara igihe kirekire, ikazana ukaba watakaza amaraso menshi. Habaho kandi kubyimba inda, ukaba wakwibeshya ko utwite cyangwa se n'abakubona ukaba babona uratwite, kandi ari uko nyine ufite icyo kibyimba cyo mu nda. Cyane cyane ibibyimba bijyamo imbere muri nyababyeyi nibyo bituma habaho kuba umuntu yabyimba inda. Igitera ibibyimba byo mu nda rero cyangwa se muri nyababyeyi akenshi ni imisemburo. Iyo habayeho ubusumbane bw'imisemburo ya estrogene na progesterone, ni kimwe mu byatera ibibyimba. Iyo hatabayeho balance y'iyi misemburo, kuko ni imisemburo yombi iba mu mubiri, iyo rero itari ku gipimo cyiza, bishobora kuba byagutera ibi bibyimba byo mu nda. Ikindi kintu gishobora kuba impamvu yo kurwara ibibyimba byo muri nyababyeyi, niyo hari abagize umuryango wawe bafite iki kibazo ndetse bakaba barigeze bakigira, biba bishoboka nawe ko ibi bibyimba wazabigira cyangwa se ukabigira, kubera ko akenshi biba ari uruhererekane mu miryango. Ikindi kintu gishobora kugutera ibibyimba byo muri nyababyeyi ni imibereho mibi, n'ihangayiko cyangwa se stress cyangwa se imirire mibi. Ibi byose bishobora gutuma ibi bibyimba bikura. Stress, kuba wumva ufite umuhangayiko, kuba wumva utameze neza, ubuzima ubayemo nabyo bishobora gutuma wagira iki kibazo cy'ibibyimba byo muri nyababyeyi. Wakwibaza uti se namenya nte ko ibi bibyimba mbirwaye ntarajya kwa muganga? Hano hari ibimenyetso ushobora kwibonaho igihe utarajya kwa muganga ngo usobanukirwe ikintu urwaye. Uramutse ubonye imihango yawe itangiye guhindagurika, ikaza mu buryo budasanzwe, itari kimwe, bigahinduka ikaza mu yindi, niba byamaraga iminsi 4 ugasanga bibaye icyumweru cyangwa se bibaye ibyumweru 2, iki gihe uzatangire uvuga uti none naba ndwaye ikibyimba cyo muri nyababyeyi. Kuko iyo hatangiye kuza amaraso menshi, ubona imihango ihindurika, ukabona uburyo wajyaga mu mihango byahindutse, uzamenye ko ushoboye kuba ufite ikibyimba muri nyababyeyi. Ikindi gishobora kukwereka ko waba ufite ibi bibyimba ni igihe ufite inda ibyimba, ukabona inda irakura kandi ntutwite. Nta kindi kibazo mu by'ukuri gishobora gutuma ubyimba inda, ukajya ubona imbere nk'iy'umuntu utwite. Iki gihe uzarya urimenge,
uzatekereze ko ushobora kuba ufite iki kibyimba mu nda cyangwa se kuri nyababyeyi, kuko iki nacyo kiri mu bigize ikimenyetso cyo kuba waba ufite ibibyimba muri nyababyeyi. Ikindi kintu ni ukubabara mu nda yo hasi, nabyo ni ikimenyetso mpuruza cyo kuba waba ufite ikibyimba muri nyababyeyi, cyangwa se ukababara n'umugongo. Ubu buribwe akenshi bwo mu nda bujyana n'uburibwe bw'umugongo. Iki gihe nacyo uzamenye ko ushobora kuba ufite ikibazo cy'ikibyimba muri nyababyeyi cyangwa se ibibyimba. Ikindi kimenyetso mpuruza ni igihe usama byanze. Gusama ukaba uri mu gihe cyiza wakabaye usama ariko bikanga, uzamenye ko nabyo bishobora guterwa n'uko ufite iki kibyimba cyangwa ibibyimba muri nyababyeyi, kuko nacyo ni ikimenyetso mpuruza gishobora kukwereka ko ushobora kuba ufite iki kibazo cy'uburwayi bw'ibibyimba. Hanyuma rero ubundi hari ubwoko bubiri bw'ibi bibyimba. Hari ibibyimba bijya muri nyababyeyi mo imbere, kikaba kiri nyababyeyi, ari nacyo gituma umuntu abyimba inda. Uwamaze kukirwara kigakura, ushobora kubona yarabyimbye inda ukaba wamukekera ko atwite, cyangwa se nawe yajya yireba akajya yumva aremerewe nk'umuntu utwite, ariko nyamara ari ikibyimba kibereye muri nyababyeyi. Ikindi kintu, ubundi bwoko bw'ibibyimba byo muri nyababyeyi ni ikibyimba nyine kiza kigafata inyuma, bavuga ngo kiri kuri nyababyeyi, kiba kiri inyuma cyangwa ku ruhande. Iki cyo ushobora kukigira ntubimenye, kubera ko ntabwo inda ibyimba ukomeza kuba wa wundi, keretse kuba wagira bya bimenyetso twavuze haruguru byo kuba waribwa mu nda, ndetse ukaba waribwa n'umugongo, na bya bimenyetso bindi by'imihango ihoraho idakama ihindagurika, byo bikaba cyaba ikimenyetso cy'uko waba ufite ibi bibyimba cyangwa se ikibyimba muri nyababyeyi. Humura rero, nyuma yo kumva ibi bimenyetso, niba hari icyo wiyumviseho, icya mbere inama nakugira ni uko wajya kwa muganga bakabanza bakareba niba koko ibyo ukeka ari byo, kuko muganga wenyine niwe wemeza amakuru, niwe uvuga ko ibi bintu bishoboka kuba ari ikibyimba cyangwa se kuko ushobora kubyitiranya. Hanyuma rero mu gihe wamaze kumenya ko ufite iki kibazo cy'ikibyimba mu nda, ntuhangayike kuko twakuboneye umuti. Umuti twawubonye ni umuti witwa ubuhandanzovu. Ubuhandanzovu ngubu murimo murabubona, ni icyatsi cyangwa se ikimera gikunda kuboneka ahantu mu mashyamba, usibye ko no mu bihuru mucyitegereze neza. Ni iki ngiki, ukuntu ugikoresha iyo wamaze kumenya ko ufite iki kibazo cy'ibibyimba mu nda, usoroma aya mababi yacyo ukayaronga neza, ubundi ukayateka mu mazi. Hanyuma buri gitondo ukazajya ufata itase y'uyu muti na nimugoroba. Ibi ngibi uzabikore mu minsi 3. Ushobora gufata kwa mbere ukabikora, ugataka, ukongera ukabikora ku wa gatatu, ukongera ukabikora ku wa gatanu. Gutyo gutyo uzabikore mu gihe cy'ibyumweru 3. Ibyumweru 3 ufata uyu muti, ndabizi bizagufasha ku buryo uzasubira kwa muganga bakakubwira ko nta kibyimba ugifite mu nda, byashize, byagiye, kubera ko uyu muti witwa ubuhandanzovu ni umuti ukomeye cyane ku bibyimba byo mu nda muri nyababyeyi, ndetse yewe niyo urwaye cya kibyimba cy'inyuma ku mubiri, ushobora gufata ubuhandanzovu ukabwokereza nko mu ikoma, hanyuma ugakamura ya mazi y'ubuhandanzovu, ndetse ukaba wavangamo amavuta y'inka, ubundi ugasiga kuri cya kibyimba cy'inyuma ku ruhu, gihita gihisha kikameneka, ubundi ukagumana ubuzima bwawe neza. Mwakoze rero kubana natwe, Imana ibahe umugisha. Nkwibutse ko ari kuri Star 204 TV, niba ari ubwa mbere ukore subscribe, niba dusanganwe Imana ikumpera umugisha, ukore share ndetse ukore comment kugira ngo tumenye uko iki kiganiro wacyakiriye. Imana ibahe umugisha rero, kandi dukomeze kwivurisha ibimera yaremye, yarabituremeye kugira ngo tuzajye tubikoresha. Reka rero tubikoreshe. Imana ibahe umugisha. Bye bye bye.